kuri imyitozo kuri stade ubworoherane niho iza gukinira umukino w'umunsi wa 9 ifitanye na Musanze kuri uyu munsi saa 9. Aya makipe yose arabamanutse mu kibuga. Rayon Sport yashyizwe muri condition umuntu yavuga ngo zose zishoboka nziza zatuma yitwara neza muri uyu mukino. Icyambere nukuba iyi equipe yaragiye hakiri kare, bahagurutse mu masaha ya saa 4 hano i Kigali ku munsi w'ejo. Bagera i Kigali, ubwo umuntu hagurutse i Kigali saa 4, of course Musanze bari yo saa 7 saa 8. Baza kujya mu myitozo ku isaha y'isa 10. Habuze nti Musanze noneho byagenze bite ku bundi kira kibuga itajya gipfa kugihereza umuntu ngo agikorereho imyitozo mbere ya match. Urabyibuka umwaka ushize uburyo byakoroganye n'undi Rayon Sport yagiyeyo, yewe no kuri Kiyovu byarakoroganye. Kuri Kiyovu naho urabyibuka uko byagenze. Ako niba Musanze niba wenda noneho yashyize agapira hasi nicyo ndimo nibaza. Hanyuma ikintu wenda mbere yuko tujya muri team news, mu makipe yombi biri kuvugwayo mbere yuko tujyamo, nuko Musanze yabwiye abantu bose baza kujya i Musanze arabwira ngo udafite ibihumbi 5 by'itike yo kwinjira muri stade ashaka yigumira i Kigali. Bari babanje kubona ibyabereye i Kigali ku mukino wa Kiyovu, uburyo bwitabire ku bakunzi ba Rayon Sport bwazamutse. Baravuga bati rero niba koko abo basaza bazanye amafaranga, reka natwe duprofite muri ibi bihe byiza iyi kipe irimo, ati natwe tuyaryeho ibihumbi 5. ubwo umanuka wese i Musanze ibihumbi 5 hasanzwe ayitwaze. Amafaranga ntabwo ari make. Hasanzwe Musanze yabwiye iti ntabwo ari make pe. Amafaranga ntabwo ari make. Yabwiye iti ahasanzwe. Ariko mbonye navuze se no kuba bijyana no kuba bavuga bati stade ishobora kuza kutubana ntoya. Icyo ndimo nibaza 5. Mundi Fura ya Benel twerwa kubona umukino wishyujweho 5 kuri za match za APR na Rayon Sport z'umwaka ushize. Yego. Ahubwo APR yemenyara n'ikije 10 hasanzwe. Habaye ikintu kimeze nko guhangana. Icyo gihe ngira ngo habanje APR ishyiraho 5. Mureri itizi cy'impaka ishyiraho 10 cyane. Icyo gihe benshi bakanavuga ati Ferwafa ibijyemo. Ferwafa wagiye watabaye kwitambika. Rayon Sport ati muvuge muvuya. Ferwafa wabaye regret ukagenda. None Rayon Sport ikintu yo yanakoze yabanje guca mu banyamuryango bayo bahuriye muri fan base. Icuruza amatike muri fan base ku giciro kiri hasi. Abasigaye bose irazamura, utaba muri fan club abigenderamo n'umufana wagiko bariho nyamukandagira. Ubwo nawe abigendera baragukanda. Musanze nawe yavuze iti kugira ngo wenda Mureri itaza kuturusha umurindi w'umufana hano, ako nubwo byagenda rwose araza ko ari mwinshi umufana. Arabari mwinshi. Abantu bari baza bati gute Musanze ishyira kuri 5 kandi none hari no mu mibyizi. Ibihumbi 5 hasanzwe mu mibyizi. Gusa ibyo ntabwo byiza bica bareyo intege zo kujya Musanze, bagiye ku bwinshi. Iyi equipe ya Rayon Sport amakuru nuko bakigera Musanze ubwo baraye yiri joro muri hoteli nziza. Amakuru nabwiwe nuko icyumba buri mukinnyi wa Rayon Sport yarayemo kubagiye ubundi cyishyurwa $1,000. Hoteli barayemo hari Musanze, ntabwo ndibuze kwivuga amazina ntayamamariza, ntabwo batwishyuye. Urumva? Hanyuma bavuye i Kigali babwiwe ko ibihumbi 100 ariyo prime ya match gutsinda umukino. Urumva? Murabyumvaga kwane? Yego. Ibihumbi 100 niyo prime ya match gutsinda umukino. Ariko hazamo abandi bantu nabo bagenda biyemeza guterekaho ku giti cyabo. Makuru mfite nuko hari umuntu wahise babwira ati ngiyewe buri mukinnyi iyi match mu itsinda inote ya 20 kuri prime. Buri mukinnyi n'abatoza inote ya 20 yongera kuri ibyo bihumbi 100 babemereye. Abatoza numvishe abakinnyi 20, abatoza ngo ni 50. Staff technique. Uwo muntu nibyo yemeye Cyane. Urumva undi haje undi 30. Naravuga ati 30 ku buryo barimo barabara bagasanga prime yonyine ishobora guhagarara hafi 200 arenga. Irimo iragenda byonyine igakubita muri 5 aho ngaho. Hanyuma bagihaguruka i Kigali bahagurukanye miliyoni 3. Umuntu mureye umwe yarabwiye ati 3 zo gutegura iyi match.
ngizi ndazifite. mugiye Musanze ariko eshatu ngizi icyo cyumba buri mukinnyi yarayemo ntabwo ntugire ngo bizava kuri konti ya Reyo. ni umwe mu basaza bavuze ati hari umuvandimwe avuze ngo APR niyo yishyuje 10. numva ari APR yari yishyuje 10. Nibyo yarakoze. Kuri Murera yari yishyuje 5. Ariko byo urumva byari birimo APR Munyemana Safari urakoze cyane ndetse na Elifase Hakiza Yesu. Ari habayemo ibintu byo guhangana. Ni Murera uyu munsi umukinnyi arimo aravuga ati ni ibihumbi 150 byibuze kuri match ganye. Hanyuma ejo narabikubwiye uko bimeze. Igitego kuva kuri kabiri gusubiza hejuru. Yego. Ku cya kabiri nyine gusubiza hejuru. Nacyo gifite ibihumbi 20. Nukuvuga ngo igitego gitanga intsinzi cyangwa cya mbere kigomba gutanga intsinzi ubwacyo gifite agaciro. Icyo gitego ubwo kiragendera muri prime ariko ikindi kirengaho gitanga ikinyuranyo. Igitego gitanga ikinyuranyo ubundi. Yego. Nicyo turi buvuga. Kuko niba ari 3-2 urumva? Yego. Ubwo cya kindi cya gatatu nicyo kibarirwa prime. Hanyuma ibindi byose byagiyemo. Yego. Bikabarirwa ibihumbi 20 kuri buri gitego. Nuva ngo niba Rayon Sport itsinze igitego kimwe Musanze nta kindi ratsinda. Yego. Ubwo abakinnyi batangiye kwinjira mu 150 yo kubara gutsinda umukino. Ikindi gitego kiri buze kujyaho bimaze kuba 2-0. Icyo turabaratangira kukibarira 20 kuri buri mukino. Hanyuma Musanze niramuka ikize ibitego bikaba 2-1 baratwara igitano gusa. Cya gitego cyatanze intsinzi cyane. Hanyuma nibiba 3-0 ubwo ni prime y'igitano kongera ibihumbi 40. By'ibitego 2 biri hejuru ya cya kindi kimwe. Abariyo babyumva. Arabari 190. Ubwo buri mukinnyi atangiye kubara 190. Rero niho umuzamu Kandimu Ndiaye motivation irimo irava abakinnyi bakavuga bati umuzamu Kandimu Ndiaye clean sheet amadolari 100. Yahitana n'umuntu. Hari umuntu wayisimamye amubwiye ati angaha Kandimu Ndiaye wibeshye ukajya kumukorera amakosa atuma haboneka igitego hari yagucamo kabiri. Ubwo ni Rayon Sport ariko itaza kuba ifite myugariro wayo Omar Ning uyo wasigaye i Kigali kubera akabazo k'imvune ndetse na mugenzi we Yusudi Yang. Aba ntago bahagurukanye ni equipe. Ubwo defense isigayemo Kabange na Aimable. Uko cyangwa rimwe na rimwe akabazanamo na Master. Hari undi bafite se? Bishyitse ntibyari bimaze iminsi bifasha. Aba bari bazima. Kuba batagiye. Ubwo hari n'igihe ariko wasanga n'ubundi abakinnyi bacu ari bo bamenyera ibibuga nka biriya. Shaka gusanga n'ubundi bari bo batanga umusaruro cyangwa mo kimwe Musanze kabiprofita. Korari ndani nuko ameze. Ako se buriya ntiyaba ari na mind game. Kamakuru yandi ari uko amakuru nuko batajyanye n'ikipe basigaye bano babiri. Ese umukinnyi utagiye ubundi yari yagize ikibazo muri match heruka. Baba ko ngo bafite utuntu tw'utuvuna batara. Utuntu tw'utuvune ngo turimo hariya rwose. Reyo ubwo abakinnyi ebana ni mapambano mugani w'umutara. Rayon Sport yafashe babakinnyi bayo baheruka kuyiha ibitego. Ariho bashyira kuri post ngo ni mapambano. Ntagaragara ahantu bajya bahibagirwa ari ahantu bajya bahatakaza amata cyane. Ubwo abareba bategereje ese Folonganye arongera yigaragaze. Arumva ese aragitsinda Adama Bagayego nibamushyiramo induru ngo ziraza kuvuga. Gusa Musanze nayo ngo baritegura consequence. Irabwira Leti imuze ko byoroshye. Ni Murura Jafet mutoza wungirije. Bivuze ko dufite umukino wa Rayon Sport tuyiteguye neza
dufite imyitozo yararangiye, ubu igisigaye nuko dutegereje umunsi wa match w'ejo. Yego, hanyuma urebye Angroupe kugeza kuri ubu ngubu bameze bate bakina? Okay, bari muri mood nziza, bari muri mood yo gukina match, so rero ndumva icyo dutegereje ari umunsi w'ejo kugira ngo nibura baduhe ibyo twabahaye. Hanyuma navuga yuko ni ekipe ya Musanze wenda mino minsi miragenda inganya cyane, bisa nkaho mutatangiye neza championnat. Byagenze bite nabashyira ku mukino wo ku munsi w'ejo mugiye guha n'ekipe navuga ko yamaze guhindura mentality yari ifite mbere? Okay, ntabwo navuga ngo wenda ngo kunganya si bibi, kandi nanone buriya match umuntu aba ariyo yakinnye, so match 7 rero kuba twaranganyijemo match 3, match 4 tukatsinda match 1, okay, ni resultat zarangiye. Ubwo igisigaye nuko nibura tureba match kurikiyeho akaba ari Rayon Sport, kandi nayo twaba tugomba gushakamo amanota kugira ngo nibura tugende twongera amanota. Gukina udafite Bakaki Shafik nta cyuho? Sinzi wenda aho wabikuye, ariko Bakaki Shafik arahari. Umunsi w'ejo azakina? Azakina arahari. Hanyuma dusoza ubutumwa ku bakunzi b'ikipe ya Musanze ku munsi w'ejo, hano bavuga ati ni match zabikomeye cyane. Rayon Sport nagaruka gutsindira ahangaha, umuntu yakwizeza ko babizeza kunzi bakoma Musanze ko ku munsi w'ejo mwagira icyo mukora gitandukanye. Okay, ntabwo ari igitandukanye ko nibisanzwe, ubwo nkuko nabikubwiye match ikigaragaza resultat ni match uko yakinwe, kandi abakinnyi bariteguye, staff iriteguye, komite iriteguye, ndetse n'abafana bariteguye. So rero ikiriho nuko tugomba guharanira intsinzi ku munsi w'ejo nk'ibisanzwe, kandi wenda ubutumwa wenda naha abafana nuko ntabwo ikipe ari abakinnyi gusa cyangwa komite gusa. Kurikira Flash FM kuri 95.7